iyi noheri y'umwaka nayitekerejeho cyane ku byerekeye ibihe isanzemo isi. Niyo mpamvu ubwo ndareba mu Kinyarwanda uko tubyita muri meditation cyangwa gutekereza iyi noheri y'umwaka ibihe isanzemo isi. Naïse ni Noël dans un monde brisé. Noël isanze isi mu bihe bikomeye, isi ijanjaguritse. Mu ruhande rumwe hariho Noel uko isi irya ihore hizihiza, mu rundi ruhande hari icyo isobanura mu bijyanye na Bibiliya, mu rundi ruhande ije itariki igeze isi ihagaze gute. Nivuga ngo hariho ibintu bitatu tubwira tuvugeho. Icya mbere ni uko mu bisanzwe uyu munsi mukuru wa Noel nk'uko isi iwufata wamaze kuba umunsi uri universel. Nivuga ngo ku isi yose n'ibihugu bidafite abakristo benshi Noel barayizihiza, nko mu Buyapani n'ibihugu bimwe by'Abarabu. Nivuga ngo ntabwo Noel ifite mu rwego rw'isi ibisobanuro twebwe abizera umwami Yesu tuyiha. Iyo ni cyambere. Nivuga mu ruhande rumwe Noel ivugwa ku isi ntabwo ifite ibisobanuro bya Bibiliya. Bamwe ni umunsi wo guhura nk'umuryango, ubona ko isi yagiye igana mu cyo bita individualisme cyangwa gutakaza les valeurs. Muri izo harimo les valeurs de la famille. Ni kuvuga cyane cyane mu bihugu by'uburengerazuba. Rero iyo bavuze Noel rero bo bumva ko ni igihe ko barenuwa cyangwa bongera kwihuza n'amateka yabo bafite muryango, guhura bagasangira bakanezerwa, kuko niyo okaziyo baba babonye. Iyo ni igisobanuro cya mbere baha uwo munsi mukuru wa Noheli. Hanyuma kandi umunsi mukuru wa Noheli ukaba ufite uko inganda ziwubona. Inganda, iyo mvuze inganda mbavuga ibi dukoresha, dukonsoma. Inganda ziwufata, iyo mvuze inganda mbavuga chaîne de production kugeza kuri consommation. Bivuga ngo inganda zikora ibintu bikagurwa bikajya ku masoko, abantu bakagura ibintu nk'ibyo. Inganda kuri Noheli cyangwa ubucuruzi babona ko Noheli ni igihe cyiza cyo gucuruza. Kuri bo Noheli ni ukuvuga business. Uko niko inganda abacuruza babibona, cyane cyane muri bihugu bifite urwego ruhanitse rwo kugura, iyo bita pouvoir d'achat, aho abantu babyita société de consommation. Ni ukuvuga ngo ni société ibayeho gukora, gushaka amafaranga no kugura ibintu bishya buri gihe cyose. Babyita société de consommation. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwabo buhagaze gushaka amafaranga no kugura ibintu ubukeneye. Kenshi bikaba n'ibintu bitari ngombwa mu bisanzwe.
ko ni société de consommation niko yubakitse. Abize barabizi ibyo bita inzego zitandukanye zo kubakika kwa société. Amen. Hari société traditionnelle, prédécoration, nk'ibyo décoller. Amasosiyete akiri hasi, hari amasosiyete ataradekora, atarazamuka mu by'ubukungu, hari amasosiyete yazamutse. Urwego ruhanitse rero rw'iyo sosiyete itinduka société de consommation. Nuvuga ngo aho abantu bafite ubushobozi bwo kugura. Amen. En Afrique ntago navuga ko turi société de consommation by'ukuri, kuko ntago turubaka purchase power. Ni kuvuga purchasing power ni imbaraga zo kugura. Ni kuvuga ngo si bose bafite ubushobozi bwo kugura. Amen. Kuko ibihugu byinshi ntago birubaka middle class cyangwa classe moyenne, ni consomma mu bisanzwe. Rero urumva ko inganda iyo uruganda rwo rubona Noel nk'ibihe byiza yuko products zabo zigurwa none abantu bagakonsoma. Hanyuma kuri twebwe rero abakristo, twebwe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Noel niki? Icyambere nukumenya ko itariki ya 25 ntabwo ariho Yesu yavutse. Cyo ni cyambere kuyo kumenya. Amen. Haleluya. Itariki 25 ku Baroma yari itariki bahebeye ikigwamana cyabo. Roma imaze kwakira ubukristo no kubugira idini ryabo. Ubukristo Roma imaze kubutoteza ariko nibuveho, noneho mu gihe cy'umwami yitwa Constantin le Grand, Constantino, ubukristo bwahise buhinduka itegeko ko abari muri Roman Empire, Empire Rome, ubwami bw'Abaroma bose baba abakristo. Bitangiye no ku mwami ubwe nawe arabatizwa, aho niho havuye umubatizo ko mu gahangana. Hanyuma ubukristo rero bumaze gufatwa nk'idini rya leta y'Abaroma. Iyo tuvuze leta y'Abaroma nuvuga ngo ni leta y'isi yose icyo gihe, kuko Roma yari empire, yari empire. Ibihugu byose byo kwisi byari munsi y'ubutware bwa Roma. Umwami wacu Yesu Kristo yavutse mu gihe isi itwarwa n'Abaroma, isi yose n'igihugu cy'ubwacu cya Israel. Hanyuma Roma rero itangira gufata iminsi mikuru ya gipagani, batangira rero kuyihindura ya gikristo. Muri iyo minsi mikuru ya gipagani ariyo n'umunsi w'itariki ya 25 mu kwezi kwa 12. Hanyuma bawita umunsi w'ivuka nyine rya Yesu Kristo. Amen. Bawita Natalis Days, umunsi w'ivuka. Uko niko rero ubukristo bwahise bufata tariki ya 25 kwezi kwa 12 kuba umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo, ariko wari usanzwe ari umunsi w'Abaroma wimwe mu mana zabo. Nago ninjira muri detail. None se ubukristo bw'ukuri bushingiye kuri Bibiliya, ku munsi nk'uyu wemejwe kwisi ko ariho Yesu yavutse, twebwe twahagarara dute? Twita twegena mu Baroma rero, aho Paulo yavuze ngo igikuri imbere y'Imana mu isezerano rishya si umunsi runaka. Ngo bamwe bizihiza uyu munsi bakarutisha indi, abandi bakizihiza indi, ngo umuntu wese nashirwe mu mutima we.
ni ukuvuga ngo rero nubwo abaroma bafashe itariki y'igigwamana cyabo bakayihindura itariki y'ivuka rya Yesu, kuri twebwe dufata meaning, icyo bisobanura. Ntabwo dufata umunsi, dufata icyo uvuze. Imana ihabwa icyubahiro. Uvuze iki? Uvuze ivuka rya Yesu. Ntabwo dufata itariki kuko ntabwo ari yo, dufata icyo bisobanura. Amen. Ubwo rero twebwe rero uyu munsi ntabwo twizihiza umunsi, twizihiza icyo usobanura, ko hari umunsi runaka umwami Yesu yatuvukiye. Kabone nubwo atari itariki ya 25. Reka rero twinjiye muri Bibiliya rero. Iyo mwabyumvise? Amen. Haleluya. Byaba itariki 10, byaba itariki 3, mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa kangahe, igikuru ntabwo ari umunsi, igikuru nicyo usobanura. Twebwe rero turafata rero icyo bisobanura ivuka rya Yesu Kristo. Tutita ku Baroma uwo munsi bawushize ku itariki ya 25 mwezi wa 12, umunsi w'igwamana cyabo cy'Abaroma. Abakristo kiye kubimenya kugira ngo tugende buhumyi. Imana ishimwe. Reka rero dufate Bibiliya yacu, ariko mbere yo gufata Bibiliya yacu, muri ukajya bicetse navuze uko isi ibona ifata Noel muri rusange. Ni umunsi wa festivité, ni umunsi w'amafamiye guhura, ntabwo ari bibi. Ni umunsi w'inshuti guhura. Amen. Ni umunsi wo gusubira kwirekonekita n'amateka runaka yawe. Bafite uko babifata, ko twabonye ko n'ibihugu bitiganjemo ubukristo naryo Noel ifite agaciro. No muri Gaza n'abayisilamu nabo bariziza Noel. Ese bayiziza bayiha ibisobanuro wiha? Oya. Ariko ni umunsi mukuru hambaye. Amen. Haleluya. Muri Japan nayo hose n'ubwo y'Abarabu, dera Arabie Saoudite nayo uwo munsi nabo barawuziza kandi urakomeye, ariko n'abayisilamu. Ni kuvuga ngo rero isi yawufashe kubera ko wavuye ku gihugu cy'igihanga giteka isi, wayisuba umunsi mukuru universel w'isi yose, kabone n'ubwo abantu bawizihiza ku mpamvu zitandukanye. Kuri twebwe rero turawizihiza cyangwa turibuka icyo Bibiliya ivuga. Amen. Rero ngira mbahe gato amagambo make navanye muri reflexion nagize cyangwa meditation yanjye ku byerekeye Noel ije mu gihe kimeze gute mu byerekeye ubuzima bw'isi, sibyo? Amen. Haleluya. Icyambere ndagenda bisobanura mu Kinyarwanda. La fête de Noël pour cette année 2025, umunsi mukuru wa Noël muri mwaka wa 2025, nous trouve dans un monde fragmenté plus que jamais. Udusanze mu gihe isi yacitsemo ibice mu nzego zose. Amen. Des foyers de tension et de guerre dans plusieurs parties du monde sont observés. Iyo urebye isi yose uyu mwaka, ibice byinshi atari intambara ari impuhwe z'intambara. Cette fête de Noël nous trouve plusieurs d'entre nous, iyo mvuze ibi mba mvuga mu rwego rw'isi. Manishim. Cette fête de Noël nous trouve plusieurs d'entre nous dans des conditions de précarité, de solitude, de deuil, etc. Uyu mwaka Noel isanze benshi mu rwego rw'isi bari mu buzima bugoye, bukakaye, ubuzima bw'ubukene, ubuzima kwigunga, ubuzima bwo gufusha,
ubuzima bwo kubura byose. Nk'ubu muri icyumweru habaye umutingito ukomeye. Umutingito urumva iyo uje uhitana byinshi, usiga abantu iheruheru. Urumva rero uyu mwanya aho bari batakaze byose. Imitingito yabaye myinshi muri uyu mwaka, no mu cyumweru gishize, muri iki cyumweru munsi ibiri ishize hari umutingito ukomeye cyane muri bihugu bya Asia wangije ibintu byinshi. Uyu mwanya wishire muri abo bantu, nta nzu bagifite. Wajibise ibintu byose ntabyo, ndetse babuze uwarokotse yabuze abe. Ubu se arihe mu mutwe hameze gute? Wowe wishire mu mwanya we, kuko ni umuntu nkawe, sibyo? Yari afite ibintu byose yubatse mu buzima bwe, afite umuryango, afite inzu, afite ibiki, noneho mu buryo butunguranye byose biratumutse. Icyo yabashije kubona gusa ni ukuba ari muzima. None se wumva ameze gute? Nimba uyo muntu ari umukristo nkawe, Noel musanze mu buhe buzima? Arabyina nkuko ubyinana? Niyo navuze ndi kuri jewe Noel iki gihe, c'est un temps de réflexion profonde. Nivuga ngo nabitekerejeho cyane. Pepe yabona Yesu. Turashaka kuba solidaire n'abandi, kuko turi muri planeti imwe, turi mu isi imwe. Ibishyikira bariya nawe bishobora gushyikira. Nakubwiye iki? Navuze iki? Navuze ndi la fête de Noël pour cette année 2025 nous trouve dans un monde fragmenté plus que jamais, un monde brisé. Umunsi wa Noël w'uyu mwaka udusanze mu isi ikise mu bice, sibyo? Isi yatakaje cyerekezo muri ijambo rimwe. Des foyers de tension et de guerre dans plusieurs parties du monde sont observés. Twavuze ko nureba isi urabona ko atari intambara ari muha z'intambara, atari ibyo habaye imitingito, atari imitingito ari ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, les conséquences du réchauffement climatique. Amen. Global warming nko bivuga mu cyongereza. Tuvuga ngo isi iyi Noel isanze mu bihe bitari byiza. Nubwo n'ikindi gihe habaga ibyo, ariko ubu byariyongereye cyane, kuko bavuga ko les conflits armés nivuga ngo intambara z'amasasu zariyongeye cyane mu rwego rw'isi. Cette fête de Noël trouve plusieurs dans des conditions de précarité, de solitude, de deuil, etc. Iyi Noel y'ubu isanze benshi ku isi bari mu buzima bugoye, ubukene, kwigunga. Navuze cyane biriya bihugu byitwa ko byateye imbere mu rwego rw'inganda, byo abantu benshi ntibanyamugendaho. Kuvuga ngo ibiraba ku isi byarongereye rero ubwo buzima bw'ubwigunge. Hanyuma abandi bari mu gahinda ko kubura ababo. Nafashe urugero rw'umutingito umaze nk'imisi ibiri warabaye mu bihugu bya Asia, ariko imitingito yabaye myinshi muri uyu mwaka, mujya mubikurikirana. None nabwiye ni dufate umutingito w'ejo bundi, umuntu yaraho afite umuryango, afite inzu, afite ibintu byose, ubuzima yubatse imyaka n'imyaka, none akaza gusa umunota umwe byose akabibura, akabura nabe, akabura ibintu, akabura byose, akabura inzu byose, akabona gusa icyo asigaranye no kubaho n'ubuzima bwe. Nimba uwo muntu ari umukristo, Noel musanze mu iyo condition, muri ubu buzima,
mwamuvugiriza ibyuma akabyinana. Rero muzajye muzirikana n'ibyo nabyo. Suko tutakwiye kubigenera umwami. Nukugira ngo nitube mu cyuka. Tumenye iyi si uno munsi Noel ije imeze gute. Muraza kumva impamvu yanjye kubitekereza. Amen. Hanyuma nahise nza ku kibazo kimwe ndavuga ni comment concilier le message de joie ko tubaza kumva Noel icyo Imana ivugaho. Comment concilier le message de joie et un tel état d'un monde déboussolé, fragmenté, brisé. Ni gute twahuza inkuru nziza y'umunezero, amen, mu isi yajanjaguritse, mu isi idafite icyerekezo, mu isi aho abantu bihebye, bamwe bari mu bice by'intambara, abandi bari mu bice by'impuha z'intambara, abandi bari mu bice by'imitingito, abandi bari mu bice ingaruka zabaye nka Libya, ubuzima abantu barimo muri Sudan n'ahandi hose. Nuvuga ngo ubuhunzi ku isi bwariyongereye. None iyo Noel isanze abantu bameze gute? Kandi muri abo bantu bose Imana ntibuze umwana wayo, ntibuze umwana wayo, ntibuze wayizeye. None si Noel imusanze ameze gute? Urumva rero nicyo kibazo rero narangirijeho. Nibaza ese iyo Noel isanze abantu muri rusange bameze bate? Kubera iki turavuga Noel? Ni kubera iki Imana yivuzeho. Amen. Reka dusome Luka ibice 2 umurongo wa 10 na 11. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Cyangwa duhere ku murongo w'8. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Amen. Marayika yavuze iki? Yavuze ngo iyo nkuru yahise gute? Y'umunezero mwinshi. Nuvuga ngo Noel ikisobanura nuko tumaze kuvuga ko umunsi atari uyu, sibyo? Iyi ni tariki abaroma bazanye ko bategaga isi, kubera ko bavuze ko bafashe ubukristo nk'idini ryabo. Noneho iminsi bigwamana byabo, noneho bayihindura iminsi ya Kristo. None marayika yavuze ngo azanye inkuru nziza, niko yabwiye bariya bungeri someri. Nugira ngo murebe uko Imana yavuze ivuka rya Yesu. Amen. Inkuru yaryo, hanyuma n'isi turimo nonaha turebye iyo nkuru. Ese iyo nkuru uyu mwanya idusanze tumeze gute? Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Amen. Amen. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ngo inkuru mbazaniye ngo ni inkuru izazana umunezero mwinshi ku bantu bose. Kubera ko uvutse ni umukiza w'isi, aje kudukiza. Amen. Aje kutugarura ku Mana, aje gukora igisika kiri hagati yacu n'Imana. Muri kwa Musamariyakazi amaze kumenya ko Yesu ari Kristo, Yesu ajya guhamagara abaturage muri Samariya, wundi yaragiye kuvoma. Yohana ibice 4 baje, none bakamubona Yesu, bakamumva, bahise bavuga ati, none ntago twizera gusa kuko watubwiye wa mugore, ahubwo tumenye ko ari we mukiza w'isi. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo.
none marayika Gabriel, kuri Gabriel yazanye ubutumwa, aravuze ngo iyi nkuru yazanye ko Yesu ari buvuke, ngo ni inkuru izana ibyishimo byinshi. Apana ini joie seulement, une grande joie, ibyishimo byinshi mu bantu bose. Ibyo mubizirikane. Amen. Ariko tugende rero mu isano rya kera, aho tukunda gusoma mu gihe nk'iki, aho Imana yahanuye ko umwana wayo azavuka. Amen. N'amazina azamuranga. Imana ishimwe. Amen. Turajya muri Yesaya 9:5 cyangwa 6, bituruka kuri verse ufite. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Amen. Hallelujah. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ayo mazina 5. Amen. Uwo mwana nimba ibi byose bimuranga, urumva rero umufite ni ngombwa wa munezero mwinshi ukwiye kumuranga. Imana ishimwe. Abafite ibintu byose umuntu yakwifuza. Amen. Aba yakiriye ubuzima bw'ibitangaza, aba yakiriye umujyanama, aho Yesu azamubera umujyanama, aba yakiriye Imana ikomeye. Abanyarwanda iyo bashatse kwifuriza ibyiza ngo gira Imana, kuko ufite Imana aba afite byose. Ngo azaba afite Imana ikomeye, azaba afite Data uruta ababyeyi bose, Data wa twese uhoraho. Kubera iki aruta ababyeyi bose? Nuko we ahoraho. Abandi babyeyi baba mu gihe cyabo, hanyuma abana bo bakababura, urupfu rw'abatwaye. Ariko uyu Data wa twese uhoraho, we ahoraho iteka ryose. Abantu baragenda bakamusigaraho, urungano rwose ashobora kurubera data. Imana ihabwe icyubahiro. Azitwa umwami w'amahoro. Nuvuga ngo aho Yesu ageze avuga amahoro, avuga shalom. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Yesaya ibi yabihanuye ibinyenjana 8 imbere ya Yesu Kristo. Hanyuma uwundi muhanuzi wo mu gihe cye yitwa Mika, nawe avuga uwo mwana azavuka, aho azavukira n'uwo ari we by'ukuri. Nubwo twumvise amazina azitwa, ariko intrinsèquement nature ye, uwo ari we ninde, essence ye, turaza kwivugaho. Tujye muri Mika. Mika ibice 5, umurongo wa mbere. Ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga. Imirambagirire ye ni iteka uhereye kera kose. Amen. Mika avuze ko uriya Yesaya yahanuye ngo twaha umwana w'umuhungu, umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu. Amen. Kandi Yesaya aganura ko azabyagwa n'umwari atigeze kumenya umugabo. Amen. Noneho Mika wo mu gihe cye nawe Umwuka Wera aramuhumekera, avuga ko azavukira Betelehemu, umwe mu midugudu y'i Buyuda.
niwo murwa wa Dawidi, niwe azavukira kuko azitwa mwene Dawidi. Hanyuma aravuga ko azavukira Bethlehem, kandi avuga ari we, avuga ko ari Imana kuko ntagira itangiriro. Amen. Ngo dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Nuvuga ngo niwe l'Éternel, niwe Uwiteka ubwe. Amashi menshi ku mwami. Nuvuga ngo Imana rurema yaremye byose izaza mu mubiri w'akana gato. Iyo ni ubwiru. Amen. Babyita le mystère de l'incarnation. Turaza kubivugaho gato. Manishimo. Nuvuga ngo uzavuka ntabwo ubuzima bwe butangira i Bethlehem. Mbere yuko avukira i Bethlehem yahozeho na mbere. Nafite itangirizo n'Uwiteka ubwe. Manishimo. Yohana 3:16 turahazi, twasome. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Aravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga. Niryo jambo gutanga muri suri nye naryo. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ntazarimbuke, ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Mwibutse Yesaya 9:5 ngo mwandike iryo jambo duhawe. Mwandike ijambo duhawe. Sibyo? Duhawe nande? N'Imana. Fata Yesaya 9:5 ubihuze na Yohana 3:16. Duhawe umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. None Yohana 3:16 umwami aravuze ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazarimbuke, ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Yesaya yavuze duhawe, ari ijambo guhabwa, duhawe. None muri Yohana twasomye ngo gutanga. Twebwe twarahawe. None Yesu avuze muri Yohana, amen, waduhaye ngo ni Imana, kandi ngo yasunitswe n'iki? N'urukundo rwinshi cyane. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Yesaya cyo kimwe na Mika bavuze uzavukira i Bethlehem uwariwe, ko ari Imana izaba yambaye umubiri. Siko tubwiye. Amen. Azitwa Imana y'ubushobozi. Uvuga ngo uriya mwana twahawe, amen, w'umuhungu watuvukiye. Turasubira imyaka 2000 nyuma. Nyuma turakoresha ijambo rya none yatuvukiye. Sibyo? Kuko nukwibuka. Uvuga ngo uriya mwana twahawe, uriya mwana w'umuhungu yatuvukiye ni Imana ubwayo. Ko ngo azitwa Imana y'ubushobozi. Amen. Icya kabiri, Mika yavuze ngo uriya azavukira i Bethlehem ari we Yesaya nawe yahanuye ngo n'Uwiteka, kuko ntabwo itangiriro ryiwe ari Bethlehem mu nda ya Mariya. Ngo l'origine de cet enfant remonte au temps de l'éternité. Uvuga ngo niwe l'Éternel, niwe Uwiteka ubwe. Murabizi uyu mwana mbabwira ntago mumva uburemere bwabyo. Umviriza, mu binyejana bya mbere byo gutangira kw'itorero rye, amen, haleluya, mu kinyejana cya 4, amen, wari ukuriye itorero mu mujyi wa Alexandria muri Egiputa, muri Egypte. Muri Egypte umujyi wa kabiri witwa
Alexandria wubatswe na Alexandre le Grand, wa mugiriki yafashe isi yose avuye mu Burayi, mu Bugiriki, Makedonia. Tumaze kumuvuga kenshi hano Alexandre le Grand mu buhanuzi bwa Daniel. Murabyibuka? Uriya niwe yubatse umugi wa Egypte uri hariya ku nkombe y'inyanja ya Mediterane witwa Alexandria. None umunsi ni Alexandrie. Yawubatse mu mwaka wa 331. Amen. Mbere ya Yesu. Uhinduka umugi ukomeye cyane, haba mu bucuruzi, haba mu bintu byinshi cyane kubera position wari urimo. Amen. N'uwawubatse, ariko ikintu kindi gihambaye, wari un centre intellectuel culturel, kuko Alexandre yawubatse bibliothèque ya mbere ku isi. Yarubatse iyo bibliothèque irimo ubwenge bwose bw'icyo gihe. Amen. Nuvuga ngo rero yari umugi ufite impact ku isi yose muri icyo gihe, ubucuruzi kubera position ifite hari hafi inyanja Mediterane. Iki nacyo yari cosmopolite, yari mu amoko yose, kandi wari umugi iby'ubwenge. Wabyibise? Ariya rero havutse itorero. Iyo turavuga itorero hano, haleluya, turavuga Eglise catholique romaine icyo gihe, kuko Protestant bwari butaraza. Amen. Wabyibise? Warushinzwe rero itorero ryaho Alexandria yitwaga Arius. Niwe yari umusenyeri waho. Wabyibise? Yari evekaho. Noneho atangira kudevia, atangira kuvuga ko Yesu nubwo ari Imana, ariko ntabwo ari ku rwego rwa se. Mu ijambo rimwe adevra doctrine yo guhakana, amen, ubumana bwa Yesu ko ari cyo kimwe n'ubumana bw'Imana data. Mwabyumvise ibyo? Amen. Mu ijambo rimwe ariho arahakana iriya mystère incarnation, ko Imana data, Imana rurema, niyo yaje mu mubiri wa kimuntu. Byo atangiye kubihakana. Donc Jésus est inférieur au Père. Ni kuvuga ngo nature, sibyo, isa nawe yahindutse kuri we. Uyo yitwa Arius. Benshi baramukurikira. Nuvuga ngo divinité ya Yesu, ubumana bwa Yesu abufite ikibazo. Baramukurikira, urumva ko yatakariye mu bwenge, yashaze kwinjira muri mystère ya incarnation, aratakara. Amen. Noneho itorero ritangira gucika mu bice. Bamwe batangira kumukurikira, noneho havuka icyo bita arianisme. Nuvuga ngo ni ugushidikanya ku kamero ka Yesu. Wowe wibaza ko biri gratuit pour le moment, ariko ukurikire. Amen. Noneho Constantino, umwami w'Abaroma, amaze kuba umukristo, sibyo? Ariko umukristo wanteregeme, amaze kuba umukristo, ategetse ko ubukristo buhinduka idini rya leta. Atumiza inama y'abasenyeri bose, abakuriye za kiliziya zose icyo gihe, tubita amatorero icyo gihe. Abatumiza mu mugi witwa Nice, ni muri Turkiya, mu mwaka wa 325. Ni muri Turkiya uno munsi, amajyepfo ya Turkiya, hafi y'umugi witwaga Constantinople icyo gihe, uno munsi witwa Istanbul. Ni umugi wa kabiri uvuye kuri kapitali yitwa Ankara. Noneho atumiza inama, iyo nama itumijwe nande? N'umunyapolitike, kuko yamaze kuba umukristo. Iyo nama rero ibaye, nta kindi cyayiteranije, ko ari ukwiga ku kibazo cya Arius.
kuko cyazanye imagara no gucikamo ibice. Ariko uriya Konstantino ntago yabikoreye gusa kubera gukunda ibyanditswe byera. Ni ukubera yuko kiliziya nicikamo ibice n'ubwami bwa Roma buracikamo ibice, kubera ko yakurishije ubukristu kugira ngo aramire ubumwe bw'ubwami bwe. Ngo mwabyumvise, uyu muntu ari aracamo ibice ubukristu nibikomeza n'ubwami bwanjye buracikamo ibice. We yarafite vize politique. Baricara rero, mubone ko Imana ikoresha ibintu byinshi. Baricara rero banzura, bicarira ikibazo cya Yesu Kristo nature ye. Amen. Mwabyumvise, baravuga bati Yesu ntabwo yaremwe, mwabyumvise, kuko aremwe ntiyabarurema. Ni muri yo nama bayita Concile de Nice. Concile ni kuvuga ni inama y'abayobozi bakuru bakiriziya cyangwa bitorero. Icyo gihe Concile rero ya mbere itwa Concile de Nice 325 ni nyuma ya Yesu. Baravuga bati turemeje ibi ko Yesu bicara ikibazo cya Yesu kugira ngo kiliziya itere umurongo ku bijyanye doctrine ijyanye na Kristo, yuta Christology. Amen. Bati Yesu ntabwo yari cyaremwe. Amen. Aravuga ngo il a été engendré. Nuvuga ngo Imana mu bumana bwayo, amen, haleluya, mu bumana bwayo niyo ubwayo yaje mu mubiri wa kimuntu. Ntabwo yaremye Yesu, ubwayo niyo yaje mu mubiri wa kimuntu. Niyo batavuga créer mais engendré. Ni muri sens yo kuvuga ngo le fils procède du père. Nuvuga ngo umwana nature ye niyo nature ya se. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubonye jyewe ababonye data. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nuvuga ngo ibigize data nibyo bigize umwana, kandi ibyo nibyo Arius yari yahagurutse kurwanya. Wabibise baremeza Arius baramuca, batangiye kurwanya abayoboke be yuko babaye abaheretike, babaye mu buyobe. Nashaka bazi kibazo mu mwicayano abakristo muzamara makoyana. Ibi byabaye tutarabaho. Ese nabwo ari Imana yakoresheje Konstantino? Nubwo afite utunyungu twe, ariko Imana yaramo iyo adahaguruka uyu munsi bimeze gute? Tuba turi abandi, ntabwo tuba turi abakristo, tuba turi mu buyobe. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Aha ni ubona ko amateka yose ni Imana yari inyuma. Nubwo Konstantino yari umwami w'umupagani agahita afata idini gusa, sibyo? Ariko urumva ko yakoreshejwe. Wabibise? Kuko iyo Arius anesha ubukristo bwari kugira ibibazo. Yari movement ikomeye ya Arianisme, yari movement ikomeye. Hanyuma mu mwaka wa 381 bakora iyindi nama, iyindi concile, iyindi nama kugira ngo banonosore neza ibisigaye, kugira ngo kiliziya cyangwa itorero rihagarare neza mu guhangana, amen, n'inyigisho z'ubuyobe. Icyo bitaga inyigisho z'ubuyobe kiragiye zo kuyobya. Mwaka wa 381 bongera kandi guterana noneho nabwo ari mu mugi wa Nice, ahubwo baterana mu mugi wa Constantinople, ariyo Istanbul kino gihe. Naho nyine hari byo bemeje kandi bifite ingaruka uyu munsi mu myizerere.
Imana ishimwe. Jewe iyo nkurikiye ayo mateka mpita mbona ko ibyaba byose muri iyi si nta na kimwe gisoba Imana. Nubwo twabona bisa naho bitameze neza byataye umurongo, ariko Imana ibiri inyuma, bizavamo ibyiza. Amashimenje ku Mwami, yaba mu buzima bwawe, yaba mu buzima bw'isi muri rusange. Niba tutahura rya jambo ngo Abaroma 8:28 ngo nuko rero byose bifataniza hamwe kuzanira ibyiza ko bakunda Imana abamagaye muko yabigambiriye. Iri isezerano ngo byose bifataniza hamwe kuzanira ibyiza ku bakunda Imana, kubo yahamagaye muko yabigambiriye. Nimba utazi ko wahamagaye, ndavuga mu mutima wawe, nimba udafite iyo conviction, udafite ijwi rikubwira ko wahamagawe, wewe ubukristo bwawe ntibuzahagarara. Kuko imbaraga ziri muri conviction, ziri kumva mutima wawe ko uri sure, uri sûr ko Imana yaguhamagaye. Amen. Niba ndi bahamagawe hano, uri sûr ko wahamagawe? Utabimenye ni ikibazo. Amen. Nivuga hano abagabo ni bandi mugahaguruka, abadamu ni bandi mugahaguruka. Hari umuntu ashidikanya tese bavuze ngo abagabo bagaruke, ariko ndiwe cyangwa siwe? Ni mwazo umuntu n'umugabo bavuze bati abagabo bahaguruke, wagashidikanya ariko burya ndiwe cyangwa si ndiwe? Uwo muntu ntabafite ikibazo. None rero nkuko udashobora gushidikanya ku gitsina cyawe, nimba uri umugabo cyangwa umugore, nukwiye no gushidikanya ko wahamagawe. Nimba ukunda Imana, nizo condition ebyiri kugira ngo byose ifatanize hamwe kuzana ibyiza, kugira ngo ibihe n'ibintu byose Imana ibikoreshe ngo bikuzanire ibyiza. Uko kuba wujuje ibintu bibiri, kuko kuba uri mu bakunda Imana kandi bahamagawe nkuko yabigambiriye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Rero turashima Imana kubyerekeye amateka y'itorero, sibyo? Yuko Imana yahagurukije iyo concile ya Nice. Habaye concile ya Nice 1, Nice 2, Constantinople 1, 2. Ayo manama uko yagiye akurikirana. Amen. Haleluya. None munsi ayo manama y'abasenyeri y'abayeveke byose aracyakomeza, aba bishops ba Katolika, ariko ntabwo akitwa Nice Constantinople, yitwa Vatican. Concile Vatican 1, Vatican 2. Wanyuze bituruka he kuri nama ya mbere y'umwami Constantino. Ndo baricara bakareba ibyitorero, doctrine nimba rikiri ku murongo muzima, sibyo? Nimba urufatiro rukiri rwa rundi, iyo nama ihoraho, ntago byitwa kuko byitirirwaga ahantu. Amen. None ikibazo ni kirero, Imana yavuze ko umwana yatuvukiye, twaha umwana w'umuhungu, amazina yiswe harimo izina ngo Imana y'ubushobozi. Abisi data wa twese uhoraho. Hamwe n'aya mazina gitangaza, umujyanama w'ukuri, umwami w'amahoro. Byose bikwereka ko uriya wavukiye Bethlehem ni Imana ubwayo. Bivuga ngo rero icyo uyu munsi dufata nka aki, nk'ikintu ihame, murumva ko abandi barabirwaniriye. Ibyo uyu munsi dufata nk'ihame ko Yesu ari Imana, abandi barabiharaniye. Amen. Abambere barabiharaniye. Uyu munsi ni ihame, ndizera ko Yesu ari Imana n'umwana w'Imana kandi ni Imana. Bo barabiharaniye kuko hari imbaraga icyo gezashase gusenya uko kuri. Amen. Haleluya. None marayika yise
inkuru y'ivuka rya Yesu ngo ni inkuru y'ibyishimo byinshi ku bantu bose. Ese iyi nkuru kwimaze imyaka 2000, iyi si ya none 2025, murawubona umunezero mwinshi mu bantu benshi? Murabona? None mumva mu ijuru babyifatemo bate? Kuko Imana ubwayo yavuze ko ivuka rya Yesu izaba inkuru izazana ibyishimo byinshi ku bantu bose. Ko ngo duhawe umwana w'umuhungu, umwana watuvukiye, sibyo? Duhawe umwana w'umuhungu, duhawe ni twese. Kandi ngo inkuru ye izaba inkuru y'ibyishimo byinshi. Iyi si ya none turimo, reka rero ngaruka ku byo navuze mbere. Utangiriye iburasirazuba ukagera iburengerazuba ukava ikusi ukajya kasikazi, hose abantu benshi ntabwo bari mu byishimo nk'uko nabivuze. Abantu bose bari mu bihe bikomeye. Nuvuga ngo iyi nkuru nziza y'ivuka rya Yesu, uyu mwaka isi ubuzima irimo bihabanye kure n'iby'inkuru. Amen. Il y a une contradiction puissante. Hari ikinyuranyo gikomeye. Ni nk'ijoro n'amanywa. Imana yavuze ngo mbahaye umwana bavukire, umwana w'umuhungu. Ivuka rye nicyo gisubizo cyanyu. Araje kubakiza, aje kubakura munsi y'ubutware bwa Satani, aje guhindura ubuzima bwanyu, aje kubunga nanjye, aje kubabera igitambo. Aje kubaha ibyiringiro bitabesha, aje kubaha inzira, aje gukingura inzira izatuma mubana nanjye iteka ryose, aje kubanesheje urupfu kuko nicyo kibazo kiruta ibindi. Amen. Aje no kuzuka kugira ngo umutsindishirizwe imbere yanjye. Ibintu byose bimuzanye nibyo mukeneye kurusha ibindi mwakwibaza ko mukeneye. Ariko uyu munsi iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo ntabwo tubona umunezero mwinshi izana mu bantu. None twavuga ko ubutumwa bw'Imana bwaraneshejwe? Kubera ko hariho contraste, hari ikinyuranyo hagati y'iyo nkuru imaze imyaka 2000 yakazanye umunezero mwinshi mu bantu bose b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, ariko isi turayibona iri mu gahinda, abantu benshi bari mu mubabaro, sibyo? None ese ubutumwa bw'Imana bwaraneshejwe? Oya, ntabwo ubutumwa bwaneshejwe. Nukubera yuko Bibiliya iravuga ngo umucyo waje mu isi, abantu bihitiramo umwijima kuruta umucyo kuko imirimo yabo ari mibi. Bayizi? Impamvu rero abantu batari muri uwo munezero mwinshi w'ivuka rya Yesu n'ingaruka yabyo nuko bateye umugongo umucyo, bikundiye umwijima ngo kuko imirimo yabo ari mibi. Iyi situation isi irimo rero ntabwo ari esheke y'ubutumwa bwiza, ntabwo ari gutsindwa k'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buracyari imbaraga z'Imana zazanira agakiza umuntu wese wizera, uhereye ku muyuda kageza ku mugiriki, umunyamahanga. Ahubwo ubwo butumwa abantu babuteye umugongo. Kubera iki babuteye umugongo? Kuko ubutumwa bwiza bubanzwa n'iri jambo, nimwihane, muhindukire kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Urumva ko ubutumwa bwiza butangira no guhamagara abantu kwihana, kandi abantu ntibashaka kwihana, bashaka kwibera mu buzima ubwabo biyobora, ntibashaka kuba munsi amen y'ubuyobozi bw'Imana yabaremye. Nimba 2025 ngira ndangize Noel y'umwaka
ibyivuga Biblia ivuga kuri iyo Noel ivuka rya Yesu bihabanya na realite na situation ihari isirimo. Ntabwo ari uko ubutumwa bwiza nta mbaraga bwagize cyangwa bwatakaje imbaraga, nuko isi yahisemo Satani aho guhitamo Imana yayiremye. Yahisemo umwijima aho guhitamo umucyo w'Imana, ko Yesu yaje nk'umucyo, ng'umwizera wese nazaga mu mwijima ahubwo ahaga umucyo w'ubugingo. Yesu yaravuze ngo uzankurikira wese nazagendera mu mwijima, amen, ahubwo azagira umucyo w'ubugingo. None uyu munsi iyi constat tugira cyangwa umwanzuro tugezeho mu kwibaza Noel ikivuga muri Bibiliya n'ukuntu isi imeze uyu munsi, uhita ubona yuko Imana koko ijambo ryayo ni ukuri, kuko Yesu yaravuze ngo umutware w'isi amaze gukirwaho iteka. Ni ukuvuga ngo iyi si umutware wayo Satani yakiriweho iteka, na niyo mpamvu ashaka ko benshi nabo bakirwaho iteka nawe yakiriwe. Uyu munsi rero inkuru nziza y'ivuka rya Yesu ntabwo irahinduka, iracyari yayindi, iracyari inkuru yo kuzana umunezero mwinshi ku muntu wese uyizera. Imana iracyakomeye ku ijambo yatumye marayika Gabriel kuvuga ahantu hose, mu bihugu byose, mu moko yose, mu ndimi zose, aho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, impamvu yavutse, impamvu yambaye umubiri, haleluya, aho yizewe uko biri muvuga, hanyuma umuntu agakora ibyo asabwa akihana, kuko ubutumwa bwiza bubanziza n'ijambo kwihana. Mbere yuko ubona ibyiza by'ubutumwa bwiza ubanza gusabwa kwihana, kuko ngo budusanga twese twarakoze ibyaha nitwashikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu Imana iduhamagara mbere na mbere ngo mwihane, muhindukire, mwizere ubutumwa bwiza, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Abantu rero nibashaka kwihana, niyo mpamvu isi ya none iri mu mubabaro aho kuba muri wa munezero mwinshi, amen, marayika yavuze. Urumva rero ibintu birasobanutse, ntabwo Imana yigeze inanirwa, ntabwo ubutumwa bwiza bwabuze imbaraga, ntabwo isi yanesheje Imana, nuko isi yagize amahitamo. Ihitamo umwijima aho guhitamo umucyo, ihitamo Satani aho guhitamo Imana, kabone nubwo baba batabitekereza gutyo, ariko niko Imana ibibona. Iyo udahisemo Yesu uba wahisemo umwanzi we yitwa Satani. Abami ni babiri, hari Yesu mu ruhande rw'ubwami bw'Imana, hariho na Satani mu ruhande rw'umwijima. Nimba utari muri Yesu uri muri Satani, niko Yohana Umubatiza yavuze, haleluya, niko birivuga, haleluya, amen. Uwizera umwana w'Imana niwe afite ubugingo buhoraho, utamwizera nta bugingo azabona, ngo ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we, kuko yahisemo Satani, kandi Satani ariho umujinya w'Imana, kuko yamaze gukirwaho iteka. Imana ishimwe. Ngeze rero kuri iki kintu cya nyuma, mwumvise ko Yesaya yavuze ngo duhawe, amen, umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Imana niyo yatanze. Iyo tumaze kuba abana b'Imana, amen, Bibiliya ivuga ngo mwigane Imana nk'abana ikunda, mwigane Imana nk'abana ikunda. Bivuga iki? Natwe, amen, icyo duhamagariwe kuri uyu munsi nk'uyu wo gutekereza ku byerekeye ivuka rya Yesu, tukwiye gutangira kwigana Imana yacu nk'abana bayo. Tukwiye kutunga umutima wo gutanga, amen. Dieu c'est le plus grand donateur. Ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana ukaba utabumbatura igifunsi cyawe ngo utange, ufashe, urusha imbaraga. Nimusome Abaheburayo 13 umurongo wa 16, murabona mu by'Imana ikunda hari ibintu biri hari. Ariko Louis Segwa aravuga neza,
aravuga ngo soma vuba. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Ngo Imana mu bitambo binezezwa nabyo harimo iki? Kugira neza no kugira ubuntu. Hano mujana ngo n'oubliez pas la bienfaisance, kugira neza. Hanyuma ari ijambo hano rivuga ngo et la libéralité. Liberalité, umviriza. Kugira neza ni kimwe. Amen. Noneho kugira ubuntu hari bavuga ngo liberalité ni uko ufite umutima, amen, wifuza gutanga kurusha guhabwa. Kuko Imana yifuza gutanga kurusha guhabwa. Ngo Imana yaduhaye. None Yesu yavuze ngo urukundo rwinshi dukunda twebwe mu isi no rwatumita tanga. Imana yatanze ikiruta ibindi agaciro. None wowe mu cyimbo cy'umwami utanga iki wowe? Mu buzima bwawe bw'Ukristo ujya utanga? Nibaza hano ko ndavuga amaturo, ndavuga muri relation zanyu n'abantu. Okay? Ibyo amaturo tubireke. Ndavuga dans les relations sociales. Mu buzima bwawe n'abandi. Ukunda gutanga? Ukwezi watanze iki? Wahaye nde? Hari uwafashije? Ikiranga Imana ni ugutanga. Amen. Kuko ngo umwana yatuvukiye duhawe. Ninde waduhaye? Imana. Yaduhaye iki? Ikiruta ibindi. Umwana wawe w'ikinege atubera umukiza. Batubwiye ngo ibinezeza Imana ni ukugira neza no gutanga utikanyiza. Ndashaka umuntu wese mumenya atekereze. Uku kwezi hari umuntu wigize ugira icyo ha? Keretse nimba ntacyo ufite. Ariko ndazi iyo umuntu afite umutima w'Imana, Imana iramuha ibyo atanga. Iyo ni principe. Nimba rero utagira umutima wo gutanga, ukaba uri umukristo, umenye ko ufite uburwayi, ukwiye gusaba Imana kuri uyu munsi wa Noheli ngo uburwayi buvurwe. Imana nk'uko waduhaye, amen, washimye gutanga ikiruta ibindi Mwami Yesu, amen, abariko nanjye mu mutima wo kukwigana kugira ngo mu byumpa mbashe gutanga, mbashe gufasha abundusha imbaraga, abundusha mikoro, kuko ngo nibyo bitambo Imana yishimira. Ntuzibeshye ngo uri umunyamwuka kandi udatanga. Ntuzabyibeshemo. Mwumvise ibyo navuze? Twavuze iby'amaturo n'ibikini bya 10 tubire, sibyo tuvuga hano. Turavuga imibanire y'abantu. Ese mu mibanire yawe n'abandi ujya unezerwa no gutanga? Ese ujya ugira 20 arimo kuvuga ati muri ibi mwamunyereke icyo navanamo mfashe uriya? Ujya ubikora? Dufite uburwayi rero benshi, ariko si bose, bwo gushaka guhabwa aho gushaka gutanga. Mwabyumvise? Ibyo rero bihabanye no ku mwana w'Imana. Kuko biratubwira ngo twigane Imana nk'abana ikunda. Donc ari abantu bafite ibyo bita ubugugu. Ubugugu. Imana igira ubugugu. Ntwa twarapfuye. Ntabwo yari gutanga Yesu. Amen. Haleluya. Hari abantu bibagora, muzi ko ari umudayimoni. Bibagora nubwo Imana yamuha miliyoni gutya kandi ntabwo yazikoreye. Imana ikamuha mu buryo bw'umugisha. Azaruka yose yamize bunguri. 8,500 azafashisha umukene. Turafite ibibazo. Iby'Imana byo izabitubaza. Byo ni ibyayo.
ukuntu utangira Imana, nimba uyiba icya 10, nimba uyiba amaturo kandi yagwaye umugisha, byo uzamenyana n'Imana. Ariko ndiho ndavuga ari imibanire yawe n'abantu. Imana ari iravuga imibanire yawe n'abantu, ngo ibitambo Imana inezezwa nabyo no kugira neza no gutanga. Ibyo nibyo binezeza Imana nk'ibitambo. Ntabwo tugitanga ibitambo by'amahene n'ibiki byose n'intama, ngo ni igitambo cy'iminwa yo gushima Imana n'imirimo ifatika rero Imana yivuze, kugira neza no kugira ubuntu, liberalite, kugira ubuntu. Ibi bintu rero ngo ni ibitambo Imana inezezwa nabyo. None wowe mu buzima bwawe ujye utanga koko, kandi ugatanga, ntutange gitindi. Uvuga uti ntutange gitindi, ntutange gitindi. Urazi gutanga gitindi? Ukajya kureba ibintu bipfuye ijisho, iyo ntabwo ari gutanga, ni ukubyikura. Nese ubu Kristo ni bwoko ki? Ibi mbizanye kuri Noel kuko nabitekerejeho cyane. Ndavuga ni ese Imana ko yatanze ikiruta ibindi, twege imitangire yacu imeze gute? Ese birakorera gutanga? Ujya utekereza ngo reka mfashe uriya muntu? Imana irabivuga ngo nibyo bitambo binezeza. Nubwo twaje hano tugasirimba tukabyina, ariko mu migisha Imana iduha bikatugora kureba abandi. Bayubise Imana iratugaya. Muzi yuko iyo tumaze gukizwa tuhinduka umuyoboro w'imigisha y'Imana, ariko ikaba atari yacu ngigire ku bandi. Ni nk'Imana ivuga ngo akira umpere kanaka, akira umpere kanaka. We nuraje kuvuga ati rwose ibyo gutangira Imana ni abapasiteri tuba tubiha, niyo mpamvu nabo tubireke. Nashaka ko Imana izakubaza, nashaka urebe wowe n'abandi mubanye gute. Ese iyo ufite umugisha usangira n'abandi, cyangwa nawe ufite ya filozofi isi tout pour moi, byose kuri je nabiriya. Dieu nous mesure, Imana idupimira kuri ibi, idupimira kubifatika mbere yuko idupimira mu by'umwuka, idupimira kubifatika rwose. Sinshobora kubica ku ruhande. Mbere yuko idupimira mu kuvuga mu ndimi no mu mayerekwa, idupimira mu bifatika. Ukuntu imigisha Imana iguha, mumenye ko ibyo dufite byose ni imigisha y'Imana. Mu migisha Imana iguha, Imana ireba ukuntu ibanamo n'abandi. Mwabizi? Nimba rero dushaka kuba abana b'Imana ikunda, amen, tukwiye ngo kuyigana. Dieu n'est pas mesquin. Mu gifaransa babita mesquinerie. Dusomere ibice 5:1, hanyuma turaza gusenga. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Amen. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. None Imana wayigana mu biki? Mu kurema. Imana wayigana mu biki? Wayigana mu rukundo, kuko urukundo nirwo yatumye itanga. Nimba rero tudatanga, nta rukundo dufite. Iyo ni diagnostic. Ngo urukundo Imana yakunze cyane bari mu isi nirwo yatumye itanga umwana we w'ikinege, ngo umwizera wese ntarimbuke ahubwo uhoraho. Mwumvise? Kwigana Imana ni ugusunikwa n'urukundo. Ari urukundo hari imigisha. Amen. Ari urukundo hari partage, hari gusharinga. Ntabwo uzabeshya ngo uri umukristo kandi utigana Imana yabuguhaye, yaguhaye kuba umwana w'Imana. Mwigana Imana nk'abana ikunda. Ntabwo tuyigana mu kurema, mbere na mbere tuyigana mu rukundo rwayo rwayisunitse
gutanga. Uzamenya gute ko ufite urukundo rw'Imana? Nta kindi gipimo, no gutanga. Nimba udatanga nta rukundo rw'Imana ruri muri wowe. Imana ikwita indyarya. Bayibise. Ubu ni ubutumwa bwa Noheli uno munsi, nabwiye ngo ni Noheli kuri jyewe itandukanye n'izindi, kuko naraye ntekereza kuri iyi Noheli y'umwaka. Bayibise. None mbere yo gusenga nifuza ko umuntu wese atekereza kuri ibi. Noheli ni ukuvuga ngo nubwo atari umunsi twebwe twizihiza kuko muvise waturutse, ariko icyo twizihiza ni cyo Imana yakoze. Hari umunsi Imana yatanze umwana wayo, aratuvukira. Amen. Aratuvukira nk'umukiza. Yaje kutubera umukiza, aza kutubera n'igitambo. Urukundo rw'Imana ngo nirwo rwabiteye. Iyo Imana itadukunda cyane ntabwo Yesu yari kuza ngo avuke apferuye rufu, kuko yaje azi ko aje kujya ku musaraba. Cyo cyamuzanye, kuko yaravuze ngo umvirize, ngo ntabwo yaje gukorerwa n'abantu, yaje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe buba incungu ya benshi. Yaje azi ko aje kuba incungu. Imana ihabwe icyubahiro. Na nibyo birivuga mu Heburayo ngo ibitambo by'amafizi y'intama warabizinutswe. Ngo none ndavuga ngo ndaje data, ndaje Imana gukora ubushake bwawe. Amen. Ngo niyo mpamvu wandemeye umubiri. None niba Noheli igaragaza urukundo Imana ikunze cyane, rwatumye itanga Yesu Kristo akatuvukira kugira ngo adukize ibyaha byacu, atuzane mu bwiyunge n'Imana, aduhe icyerekezo cy'ubugingo buhoraho, ubuzima butagira iherezo, ibyiringiro byo kuzabaho iteka. Haleluya. Imbaraga zo kunesha urupfu n'ubwoba bwarwo binyuze ku rupfu rwe n'izuka rye. Byose Imana biduhaye muri Yesu Kristo, ari by'umwuka ari bifatika, byose Imana bishize muri Yesu Kristo. None araduhamagaye ngo munyigane. Tumwigane mu biki? Ntabwo ari mu kuvuga mu ndimi, ntabwo ari mu mayerekwa, ntabwo ari mu kurema. Tumwigane mu cyatumye atanga Yesu, kuko nicyo tuvuga uyu munsi. Yabisunitse n'urukundo. Iyo urukundo rukorera mu muntu aratanga. Iyo urukundo rudahari ntatanga, arabara. Ahubwo aba yifuza gukorera muri ya principe ngo nta jana ryanywa murindi. Ngibyo filozofi yoboye abantu benshi, ngo nta jana murindi. Tout pour moi. Wenda Imana tuyime ibyayo tube bagugu, sibyo? Ariko nibura abo tubonesha amaso ukwiye kumenya ubana nabo gute. Nababajije ikibazo, uku kwezi wafashije nde mu by'Imana yakunuje mu ntoki? Wafashije nde? Ari wafashije? Bavuze ntacyo nabonye. Kuba wicaye hano warakibonye. None se ko musa neza? None se mwabonye isabuni? None se kuba muri hano mwarakibonye? None se wiganye data nawe kugira ngo urukundo ukunda Imana nawe utange, kuko batubwiye hano. Amen. Haleluya. Ngo kubakunda Imana abahamaga nkuko yabigambiriye, byose ifitaniza hamwe kubazanira ibyiza. None se dukunda Imana gute? Yohana yaranditse ngo bana bato nimugakundishe umunwa, mukundishe ibikorwa. Nowe rero no munsi rero nikiduhamagariye dutekereze. Amen. Kubibanire yacu ni Imana mbere na mbere, nibanire yacu n'abandi. Ntuzabe mutindi, kuko so mu ijuru ntabwo ari mutindi. Imana yabwe icyubahiro. Kadusenga. Turamike imitwe yacu. Birashoboka ko waje hano uyu munsi kuko ari Noheli, ariko udafite Yesu umutima wawe. Uyu mwanya ndaguhamagaye nguze hano, noneho Yesu Kristo
nk'uko yavukiye Betelehemu avukire mu mutima wawe, nawe ubabarirwe ibyaha, nawe uhabwe ubugingo buhoraho, nawe ube mu bakunda Imana, nawe ube mu bantu bafite ibyiringiro byo kuzabana nayo iteka ryose. Nimba uri muri abo batarakira Yesu cyangwa baguye bavuye mu gakiza, bamuye mu buntu bw'Imana, mu buntu bwa Yesu, uze gusigara hano kugira ngo tugufashe. Abasigaye rero mukicaye, nashaka umuntu wese yitekerezeho, ese iyi Noheli ikubwira iki? Uretse kuba umuhango, isi yamaze guhindura Noheli nk'umuhango gusa, kandi ntawayirenganya, ntabyizi. Wowe Noheli kuri wowe uyu mwaka ikubwira iki, cyangwa nizihe ngamba ufashe kugira ngo icyatumye Yesu akuvukira kigire icyo gihindura mu buzima bwawe? Icyatumye Imana imutanga nuko yagukunze cyane, nawe ngo mu cyimbo cya Yesu nawe usunikwe n'urukundo, hanyuma uyikundire abantu yaremye mu ishusho yayo, nawe umuyoboro wo gutanga ibyaruhura abandi, ibyabafasha bikurikije nuko Imana igenda iguha umugisha. Iyi Noheli kubere igihe cyo gutekereza cyane ku bukristo bwawe. Ntugende gusa ngo ni Noheli iminsi mikuru kurangiza umwaka, ariko iyi Noheli ikubere umunsi wo gutekereza cyane ku rukundo rw'Imana. Noneho nawe bigutume uhagurukanisha n'ingoga zo kugaragaza urukundo rw'Imana muri wowe, mu bantu yaremye mu ishusho yayo. Imana ntabwo irya, Imana ntabwo ikennye, ariko ibyo dukoreye abandi yaremye mu ishusho yayo niyo tuba tuyikoreye. Yesu yavuze ngo nzabwira intama zizi iburyo ngo nimuze abahawe umugisha na Data, muraga ubwami mwateguriwe kuva isi itararemwa. Ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari nyotewe murampa ibyo kunywa. Ngo nzabwira abari ibumoso, iwe yavuze ngo ihene zawe ibumoso, nzabwira ngo mugende mu rutazima wategure Satani n'abamarayika be, ngo nari nshonje nimwangaburira, nari nambaye ubusa nimwanyambika, nari nyotewe nimwampa icyo kunywa. Murumva ko Imana mbere yuko iha agaciro impano zacu zo mu mwuka, ibanza kureba mu bifatika. Niyo mpamvu ukwiye gufata ingamba kuri Noheli ya none kugira ngo ube umukristo agira ikenge mu cya Kristo. Urukundo rw'Imana rugusunike gukora imirimo y'urukundo kugira ngo Imana ihimbazwe, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ntuzigere umutindi mu mutima wawe ugashaka gusa ko ibintu bikuzaho, ariko ntushake ko Imana iha umugisha abandi binyuze muri wowe. Ibyo gukorera Imana ubwayo ibyo bifite urundi rwego, ariko navugaga imibanire yacu n'abandi. Ese tubagaragariza urukundo rw'Imana? Icyo nicyo kintu rero iyi Noheli iduhamagare gutekerezaho. Data, ndagushima kuri uyu munsi aho isi yizihiza Noheli mu buryo butandukanye no mu mpamvu zitandukanye, ariko twebwe turibuka impano idasanzwe Data waduhaye Yesu, atuvukira muri iyi si, aza mu ishusho y'umuntu kugira ngo adukize, aduhe ubugingo buhoraho, atuvane mu maboko ya Satani, aduhe kuba mu nsinzi y'urupfu, tukanesha urupfu ndetse n'ubwoba bwarwo. Turagushima rero ku mpano ikomeye waduhaye ari we Yesu Kristo. Natwe Mwami, mu gihe tutegereje kugaruka kwawe, uduhe kukwigana nk'Imana itanga, Imana inezezwa no gutanga kurusha guhabwa. Nicyo Yesu wavuze ngo hari umugisha gutanga kurusha guhabwa. Duhe imitima Mwami itari mu bugugu, itari mu kwikunda, itari mu kwirebaho, itari mu amarari yo gutunga ibya mirenge, ariko tugire umutima wo kumenya ibyo dufite ko ari umugisha, kugira ngo tube umuyoboro wo kugesha no ku bandi. Uduhe Mwami imitima imenetse
nitwinjire mu mwaka undi n'imitima y'ubugugu n'imitima y'ubutindi, ariko tugire umutima urimo largesse, umutima wagutse nk'umutima w'Imana yacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Rero ngira mbaye umugisha nyuma dutahe, nkambifuriza rero nk'uko ari umuco nyine, Noheli nziza n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu, ariko Noheli muri bwa buryo twayivuzeho. Imana yawe umugisha. Duhaguruke. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen.